ineza yawe urukundo rwawe imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu ntara, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo nashimwe. Tubanje Imana muri iki cyumweru, tubanje Imana uyu munsi. Imana igize neza, Imana izinze ijoro izinguye amanywa, Imana iravuze ngo nubeho ubayeho, Imana iguhaye umugisha wo kubyuka bikemera ukagenda bikemera. Hereza Imana icyubahiro, banza Imana muri gahunda zawe z'iki cyumweru z'uyu munsi, banza Imana ku bawe no ku byawe, banza Imana mu mirimo y'amaboko yawe. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo hereza Imana icyubahiro, ubanze uyibanze muri byose. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyukiye imbere y'Imana yacu, tuvuga gukomera kwayo, tuvuga iby'imbaraga zayo. Nyemerera rero muri iki cyumweru tuzaganira ku ijambo ryitwa tuza. Tuza Imana ikoresha itegeko ryayo, tuza nubwo ubona bikomeye ariko tuza. Tuza nubwo ubona byanze ariko tuza. Tuza rwose, tuza. Navuga ngo ube karume, utuze, use naho utari kureba ko bishinyitse, ariko utuze utumbire Imana. Tuza utumbire Imana, tuza urebe ku Mana yawe, tuza mwene data, tuza. Oya wibizanamo intambara, wizanamo imbaraga zawe, watsindwa, wafeyiringa. Wowe icyo usabwa ni ugutuza. Tuza agira amagambo make. Ntago ari byiza gusakuza mu kigeragezo. Tuza nushyiramo amagambo ugashyiramo imbaraga zawe, ni wowe uri bubiseberemo. Tuza Imana ikoresha itegeko ryayo ryo kukurengera. Tuza Imana ikoreshe itegeko ryayo ryo kukuburanira. Tuza mwene data, nje nkugira inama muri iki cyumweru nkubwira ngo nutuze. Tuza rwose, tuza wicecekere. Tuza ujye mu cyumba cy'inzu yawe, uramburire umutima wawe Imana yawe. Nurangiza usuka amaganya yo mu mutima wawe imbere y'Imana. Tuza kuko Imana ntago yirengagiza abayisenga n'abayitumbiriye. Ntago Imana yirengagiza abadafite ubushobozi, abatibashishije. Tuza Imana ikoresha itegeko ryayo. Imana nishimwe cyane. Nakubwiraga ngo tuza va mu kigare, tuza va kugenda wikoreye abantu uvuga ngo bariya baranyanze, tuza Imana ikoresha itegeko ryayo. Tuza Imana irakurengera, tuza Imana igutabare. Wowe reka nkubaze ikibazo, wizanye hano kuri iyi si? Wigeze usaba ngo urashaka kuza kuri iyi si? Yahakuzanye rero, tuza uyikoreza amaganya yawe, tuza uyikoreza imitwaro yawe. Tuza mwene data, nakubwiraga ngo tuza. Imana ikoresha itegeko ryayo. Nikoresha itegeko ryayo biremera. Nikoresha itegeko ryayo iraguteturura. Nikoresha itegeko ryayo irakuburanira utsinde. Nikoresha itegeko ryayo iraguhindurira izina. Nikoresha itegeko, haleluya. Tuza yewe, tuza Imana ikoresha itegeko ryayo ku buzima bwawe. Reka nkubwire, ugisakuza, ukigenda uvuga abantu ngo barakwanze, ugisakuza, ugenda wirwanirira, ugisakuza, ukiyumvamo imbaraga, Imana ibikuretse. Irakureka rwose kugira ngo ikwereke ko ntacyo wakishoborera. Niyo mpamvu nkugiriye inama muri iki cyigisho cy'iki cyumweru, ndi kukubwira ngo tuza Imana ikoresha itegeko ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 4. Titire y'ijambo handitse ngo kwezwa n'urukundo no gufatanya bya kivandimwe.
duhere ku murongo wa 3. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro. Imana ishimwe. Icyo ni iki Imana idushakaho, ni uko tubasha gutegeka imibiri yacu. Umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro. Ntabwo nzi nimba uyu munsi ubasha gutegeka ayo maso yawe, ibyo ureba ubasha kubivangura ukamenya ko ugomba kureba iby'umumaro. Ntabwo nzi nimba ururimi rwawe urutegeka ukamenya nimba ugomba kuvuga ibifite agaciro. Nakubwiraga ngo ujye utuza muri byose. Ibyo ureba utuze, ugira ibyo ureka. Ibyo uvuga utuze, ugira amagambo uvuga nayo ureka. Kuko Pawulo aravuze ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, wezwe ugira icyubahiro. Ntabwo nzi nimba ubasha gutegeka igitsina cyawe. Ntabwo mbizi kuko ijambo ritangiye ritubwira ngo icyo Imana idushakaho ni ukwezwa, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we. Icyo Imana idushakaho ni ukwezwa. Imana ishimwe cyane. Ntabwo mbizi nimba umubiri wawe, nimba amaguru yawe, ibirenge byawe, intambwe z'ibirenge byawe ujya werekeza mu nzu y'Imana cyangwa se ukerekeza mu mirimo myiza. Ntabwo mbizi kuko Pawulo arakubwiye ngo ubashe gutegeka umubiri wawe. Ese wowe bwawe ko ufite autorite, Imana yakugize akamana gato, umubiri wawe urawutegeka? Nakubwiraga ngo rero tuza, ujye utuza mu byo wirukankamo ujyamo, utuze mu byo ukora. Ibintu byose ubona bidahesha Imana icyubahiro, nutuze nubireke, nubishyire ku ruhande, ngo umuntu wese abashe gutegeka umubiri we. Niryo jambo Pawulo atangiye atubwira. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Dukomeze mudatwarwa n'irari cyangwa kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se. Imana idutabare kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose, nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa. Ntabwo Imana yigeze iguhamagarira kwanduzwa n'ayo magambo menshi ugira. Imana ntabwo yigeze iguhamagarira kwanduzwa n'ubwo busambanyi. Imana ntabwo yigeze iguhamagarira guhuguza abantu twabo. Imana ntabwo yaguhamagariye kwanduzwa n'iyo mirimo y'urukozasoni. Imana ntabwo yigeze iguhamagarira ubwo busambanyi bwakubase, ahubwo Imana yaguhamagariye kwezwa. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana ihamwebwe umwuka wayo wera. Imana nishimwe. Ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana. Imana nishimwe. Ndetse musigaye mukundana na bene data bose. Abangaba nabo Pawulo yari ari kubabwira, abwira abatesaloniki ati musigaye mukundana Makedoniya hose. Ariko bene data, turabahugura kugira ngo murusheho kugira urukundo rusaze, kandi mugire umwete wo gutuza. Ndesita kuri iri jambo, kuri umurongo wa 11 aravuze ngo kandi mugire umwete wo gutuza, mutari bakazitereyemo, mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse. Imana nishimwe. Aha Pawulo aravuze ngo mugire umwete wo gutuza. Navuze ijambo teme y'iki cyumweru, tuza Imana ikoreshe itegeko ryayo.
ngo mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo. Ntukajye wirirwa witerera mu bantu usanga witereye mu bikorwa by'urukozasoni, usange ahantu hose ni wowe urimo, abantu b'abesikoro ni wowe urimo, abantu b'abajura ni wowe urimo, abantu b'abasambanyi ni wowe urimo, abagambanyi ni wowe urimo, abagira insangano ni wowe urimo, abashyushya inkuru z'abandi ni wowe urimo. Were kuba nyirakazitereyemo. Ahantu hose uba witereye mu bintu by'urukozasoni, ahantu hose uba witereye mu bintu bidahesha Imana icyubahiro. Pawulo rero aravuze ngo rwose ngo kandi mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo. Nugira umwete wo gutuza, utuze mu byo ugambiriye gukora, utuze mu byo ukora, utuze mu buryo ugenda. Umuntu nakubona akubonemo ituze, umuntu nakubona mu byo uvuga, umuntu nakubona uri kuvuga akubonemo gutuza, mu byo ukora ugirwemo ituze. Imana itugire neza ngo mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo, mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse. Biragukwiye gukoresha amaboko yawe, ntushishikarire kurya utw'abandi. Imana ibaha umugisha. Navugaga ngo muhahe muronke. Imana ibagirire neza. Shalom shalom. Ndavuze ngo utuze, Imana ikoreshe itegeko ryayo muri ako kazi, muri ubwo buzima bwawe, mu mibereho yawe. Imana nikoreshe itegeko ryayo, ariko ibyo biraba kuko watuje, wahariye Imana ibyawe n'abawe, ukavuga ngo Mana ni wowe mugenga wanjye, ni wowe mugenga wa byose. Shalom shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe